turabasuhuje nanone ku migabane ibiri TV. Duherukana turi mu kiganiro cy'indorerwamo y'umuryango. Nanone ntabwo turava aho ngaho, ni aho ngaho dutinze rwose, kuko abantu baradutelefonnye batubwiye ko byabafashije, abatwandikiye, abaduhamagaye. Nanone kandi twifuje kongera gutumira wa mudamu wa wundi twavuganaga ubushize, abantu bari bavuze ngo hari utwo bagiye batumvise neza. Nanone rero twongeye kuguha ikaze Donatira ku migabane ibiri TV muri iki kiganiro indorerwamo y'umuryango. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni yayandi Donatira, nzwi no ku izina rya Domitira. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ari unzi ari utanzi ibyo azajya abasha kwakira, azajya yakira ibyo ashaka kuko yose ni ayanjye. Nishimira kongera kugaruka kuri televiziyo, kuri kamera, ku migabane ibiri TV. Mbese ndishimye ko nongeye kuhagera. Rwose ndabibona ko ibyishimo ari byinshi. Ntekereza ko iyo tuguhamagaye ngo uve i Karongi uje ahangaha wiyumva utubundi. Iyo twaguhamagaye uhita utangira kumva uko uzagenda, utangira gutekereza imihanda ya Kigali. Ntekereza ko nturongera kutubwira ngo ntuboneka. Ibyo nabyo ndabigushimiye ko utaravuga ngo simfite umwanya. Usunikwa n'imbaraga z'Imana, biragaragara uriho ubwiza bw'Imana. Nanone rero turakwakiriye, ndabona warabyibushye, ndabona usa neza gusumba uko wasaga. Ubuntu bw'Imana bigaragara ko buri ku buzima bwawe rwose. Umurengezi wawe ntabwo mbona ari kure, ahubwo mbona ari hafi. Ku murengezi wawe ari bugufi. Murakoze. Nanone rero mu ndorerwamo y'umuryango abantu batuhamagaye batubwira ko bashaka gukomeza kuyumva no gukomeza kumva ibyisumbuyeho. Uno munsi rero tugiye kubaza Donatira ubuzima. Ubushize watubwiye ko wadivorushije, uri kumwe n'abana. Ugiye kutubwira umaze gukora divorce mu rukiko bayisinye, utashye ugeze mu rugo wahise utekereza. Donc uri mu buhe buzima uno munsi Donati? Uri mu buhe buzima nk'umugore w'umudivorce? Turi gukurikira. Murakoze cyane. Ni ubuzima burebure nanyuzemo. Maze gukora divorce numvaga ko ahari ibibazo birangiye, ariko nahise ninjira mu buzima bubi burenze. Ubwo nari ndimo ndi kumwe n'umugabo, bwahise buba bubi ko nari ngarutse mu rugo ngarukanye abana 3 kandi naragiye ndi umwe. Byari bigoye, ntafite aho gukura amafaranga yo kugura isabune, yo kumesera abana, yo kugura umwenda wanjye cyangwa se uw'abana. Byari ibintu bigoye cyane. Byagezeho mvuga inti ubuzima rero burandambiye, uwakiyahura ko nabonaga kubaho byanze. Ariko kuko nkunda abana, ndavuga inti nanone niniyahura abana nabo kubaho bizaba ari ikibazo. Nakomeje kurwana n'ubuzima rero, ariko ari nako nsenga Imana. Hari akantu numvise, hari akantu kajemo ko kwiyahura. Aho numvise binkanze. Iyo umuntu bivuze ngo abantu b'abadivorce bose bajya bumva bakwiyahura, cyangwa se kwiyahura. Ijambo kwiyahura bivuze ngo ntabwo wari ugitekereza kuri ba bana. Bivuze ngo gutandukana n'umugabo ntabwo ari ibintu byoroshye. Bantu muri kudukurikira, ntabwo gutandukana n'umugabo ari ibintu twavuga ngo biroroshye. Niba Donatira yaratekereje kwiyahura, ese Donati yaragusigiye mumaze gutandukana? N'iki yaragusigiye uheraho? Nicyo cyateye gutekereza kwiyahura? Nta kintu na kimwe nari mfite, nta n'amafaranga. Kandi ngeze no mu rugo ku babyeyi naho bibi bibazo, nta hantu ndi bukura amafaranga, nta n'uwo kunshyigikira. Mbona mbese mbuze epfo na ruguru, niko baciye umugani bavuga. Nanjye rero nabuze epfo na ruguru, mbona ko nta kindi gikwiye uretse gupfa. Ariko umwuka w'Imana aza muri njyewe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko umwami w'Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, ahubwo ndakomera mu maso nkaba nk'urutare. Naje kumva iryo jambo ry'Imana rero numva rinjiye muri njyewe. Ndavuga inti reka nikomeze nkomere ku rutare, ahari Uwiteka azantabara.
nicyo cyatumye ntiyahura. Ariko uyu munsi ndabwira abankurikira bose uko umuntu ari mu bigeragezo ntabwo ariko bimwica. yego tubwire abantu bari mu bigeragezo niyo bitaba ibya divorce byaba iby'amadeni byaba iby'uko waba ufite umuntu mu nzu y'imbohe, byaba ari uko utinze kubona umwana, byaba ari uko izo detaye zose muzinyuzurize. Bivuze ngo umuntu ufite ibigeragezo agira ate? Yihangana. Donatille aravuze ngo umuntu uri mu bigeragezo nagerageze kwihangana kandi akomere, kuko ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa. Ririya jambo waruvuze ngo ni iki? Waruvuze ijambo ryo gukomera mu maso. Kuko umwami Imana azagira ati azadutabara, niryo gituma tutamwara. Hanyuma rero Donatille, ngiye kukubaza ubu ngubu no munsi, Donatille ninde? Donatille ari hehe? Donatille ari hehe? Wavuze ko wagarutse mu rugo ugarukanye abana 3 kandi baragushingiye ari umwe. Mbabarira umbwire, ba nyirarume w'abana babifashe bate? Ba nyirakuru babifashe bate? Ba nyogosenge bakubwiye ngo genda wubake ugarutse kandi ukagarukana umuryango, bakubwiye ngo iki? Mfite amatsiko cyane. Ni ikibazo gikomeye no kubyumva, cyari ikibazo kiremeye. Ngarutse ba nyirarume w'abana nabo byarabagoye kubyakira. Umuryango wose ntabwo wigeze wabyakira, ko ubusanzwe iyo umuntu atanye n'umugabo, bamwe bamenyereye ko abana babasigira se wabo, umuntu agasubira iwabo ari wenyine. Ariko ngewe kubera umutima w'imbabazi n'ubuntu uri muri ngewe, numvaga ntatabana. Rero ndavuga nti uko bizagenda kose, naho twarara mu gihuru imvura ikatunyagira, buzaki izuba rive twote, izuba twumuke dukomeze urugendo. Rero nahabaye mu bibazo bikomeye, byageze aho byanga kuhabana abana, kandi nanone nta handi ndi bubajyane, nafashe inzu y'uburushyi. Utangira ese buriya ukiri aho ngaho wafashe iyo nzu y'uburushyi ufite imyaka ingahe? Donc ndashaka kumbwira mu rugo habaye imyaka iyi kugira ngo bigushe neza mu gihe cyo gutangira kwinjira mu nzu y'uburushyi uri umukobwa. Byaba bigoye niba nta myaka bigenderaho, umuntu afite imyaka 30 akinjira mu nzu y'uburushyi, yafite 21 akinjira mu nzu y'uburushyi. Reka tukumve neza. Njyewe ubundi ubusanzwe nashatse mfite imyaka 21, mu gihe nari ngize 29 nenda kugira 30 nibwo nakoze divorce. Urumva rero muri iyo myaka 30 nibwo natangiranye no kuba mu ikode ry'uburushyi. Nahise njya mu ikode ry'uburushyi ndibamo n'abo bana, ariko icyatumye ndijyamo kwari ukugira ngo nkunde ndera abana, ko nta handi nari bubarerere, nta handi nari kubona. Niyemeza kuba mu nzu y'uburushyi mu ikode, ndera abana. Se urakodesheje, iwanyu hari habaye iki? Kubera ikibazo cy'abana ntabwo byari bwumvikane ko naharerera abana 3 kandi naragiye ndumwe. Cyari ikibazo kigoye, ariko kuko numvaga abo bana nabo ari Uwiteka wabampaye, nemeye gufata icumbi ry'uburushyi ndibamo. Tuvuge ngo ese batate b'abana, igihe abakobwa banyu bagarutse mu rugo ntabwo mwakwakira abo bana? Ese abo bana ntabwo baba bakunzwe mu muryango? Se Donatille, nk'ubwo umwana abonye asohotse kandi afite kwa nyirakuru hameze neza, ntekereza kugira abasaza bawe, abana bita ba Muyomba basohotse bari bonyine, ntabwo ibyo bintu byateye abana umubabaro cyangwa bari bataraba abana bakura bareba? Abana bari batoya, intambara nagwanaga nazo ntabwo bazimenyaga, naho bari kugira ibyo bamenyeho byari bikeya kuko bari batoya. Byose byari ku mutwe wanjye, ariko bo bamaze kuba bakuru ubu ngubu, icyo gihe bari batoya ntabwo bari kumenya ngo bari kubanyirukanana. Se abantu turi gukurikira Imigabane 2 TV tujya tugira natwe turi ababyeyi, twababwiye ko turi ababyeyi. Ese mu Migabane 2 TV ko
abadamu dufite abana kenshi bakunda kutubaza mama papa arihe, papa azatuzatahanira iki, papa azatuzanira iki, papa yanguriye inkweto, papa njyana ku ishuri, papa arantembereza. Iyo babikubajije cyangwa iyo babikubazaga wumvaga uri mu yihe mimerere? Abana ntabwo bari kubimbaza nubwo bari batoya, ariko nubwo waba uhetse umwana bakamukujishura ukamurambika hasi bakagukubita, burya wa mwana uhetse aba biruzi. Nubwo rero bari batoya, imibabaro nari mfite barayirebaga, uko nakubitwaga barabibonaga, uko najyaga kwa muganga nakubiswe barabibonaga. Iyo namaraga iminsi 2 njyamye mu nzu ntasohoka ari inkoni, abana babaga babireba. Ntabwo rero bakirwa bambaza papa, ntabwo bari kumumbaza. Mbese nabo babyakiriye batyo, kandi ntacyo byanabatwaye. Bagabo, basore, babyeyi, mwirinde kubabaza abana cyangwa mama wabo, kuko nubwo baba batazi kuvuga, ibyo bintu babibika mu mutwe. Niba Donatilla amaze kuva mu rugo yakoze divorce, abana batarigeze bakumbura papa, ntibakumbure bicaye, ntibakumbure barya, bivuze ko bari bakiriye nabi igikomere gikomeye. Se Donati, uno munsi abana barakuze, ntabwo bagusaba gusubira kwa papa, cyangwa ntibamukumbura ugasanga bahuriye ahantu utazi? Ntabwo baba bamwitayeho, ntabwo baba bamwitayeho. Mbese barabyakiriye gusa babona ko ari papa wabo yababyaye, ariko ntabwo baba bamwitayeho ko yakoze byinshi bibi. Bantu mudukurikiranye, isomo nkuyemo jyewe, aka kantu ndakabika ku nkingi z'umutima wanjye. Ni iki cyatuma umwana wabyaye atakwitaho? Ni iki cyatuma umwana wibarutse atagukumbura? Mureke tuzirikane gukora ibyiza ku bana bacu, kugira ngo mpamya ko niba batanamukumbura ntabwo bakumbura se wabo, niba batanamukumbura ubwo bivuze ko badakumbura na nyirasenge, ubwo ntibanakumbura na nyirakuru. Bivuze ngo icyaha cya se cyafashe ku bana kiragenda gituma badakumbura n'ababyara babo, kuko bamaze kuva muri uwo muryango. Mureke bantu dukijijwe, bantu tujya mu ijuru, reka twige gufata abana bacu neza, reka twige gufata icyo dusingiriye tugifate neza, kuko kivamo impano ikomeye. None Donati, abana uno munsi bari kwiga kandi bameze neza, wari wabitubwiye mu kiganiro cy'ubushize, ariko reka nkwibarize ikintu kimwe kinteye amatsiko. Uno munsi nushingira umwana wawe, ntabwo uzatumira se kwambara ingofero? Bizaterwa n'aho nzaba ndi. Bivuze ngo bizaterwa n'ikizaba gihari uwo munsi. Ntekereza ko ubu twabaye inshuti, kandi dukomeza kuba inshuti, tuzagenda tubimenye tape pare tape. Ariko ngewe navuga ngo Imana yomora ibikomere izakora igikwiriye. Imana ishumbusha abantu. Ese wumva Imana yagushumbusha nanone? Ko cyane ko turi ku Mugabane 2 TV, mu mahirwe ya kabiri bibaho, kandi hari ibyiringiro. Yego, ntekereza ko ubifiteho n'amakuru y'ijuru, kuko wavuze kenshi ko n'ubushize watubwiye ko ikintu cya mbere cyagushoboje ari ugusenga. Ubwo bivuze ko byanze bikunze ufite amakuru yo kongera kwakira undi mugabane wa kabiri, ugahozwa amarira ya mbere akibagirana burundu, kandi bitanaba tugakomeza tukiringira Imana. Uno munsi se Donatilla ninde? Donatilla ari gukora iki? Abana bari hehe? Sabana baracyari muri ya nzu y'ubukode Donati, bimeze biti? Iyo nzu twayibayemo yari inzu mbi cyane, yari inzu imvura yaragwaga, twaba tujyamye tukiyorosa ishashi. Naye narasabye ishashi ku bantu bacuruzaga umunyu cyangwa se isukari. Urabona iriya shashi biri mu mufuka w'isukari aba ari ishashi nini. Naye narayitabuyemo kabiri, naye narayitabuye nyihindura umwenda. Noneho twaba tujyamye nijoro tukiyorosa ya shashi, kugira ngo imvura nigwa amazi ajya ameneka ashoka impande zacu dukomeze tujyame. Donati, reka nkubaze, itorero hagati aho ryari itorero? Hari ukuntu umuntu aba mu kigeragezo, Imana igafunga akagezi, n'uwari ukuza akagufata nk'utakuzi.
n'abavandimwe bakagufata nk'aho mutava indimwe. Yego. Icyo gihe nicyo gihe natekereje kwiyahura ko cyari igihe kibabaje, aho nanjye nirebaga nkasanga ntari umuntu ahari, rimwe na rimwe nkica abana ko si wite ndi umuntu bundi, umuntu usenga, umuntu wakuriye mu nzu y'Imana, umuntu wakuye umugabo mu nzu y'Imana. Ese reka nkubaze, uno munsi tubwira iki abagabo bo mu itorero cyangwa abasore bo mu itorero kuri divorce, tubabwira iki? Ni ikibazo gikomeye, ariko buriya gukora divorce ntabwo navuga ngo ni byiza, ariko kandi sinanavuga ngo ni bibi, kuko hari igihe kigera ukabona ko urupfu rwaje. Yego, nabyumvise hari ahantu wigeze kuvuga ko yagukubitaga kujishuye n'umwana ku mugongo. Ibaze umuntu wafashe ingoma akafata umurishyo akavugiriza Imana, yarangiza wamurishya akawushyira hasi akayifatisha inkoni. Mureke dukizwe neza, bantu mudukurikiye, mureke dukizwe neza, mureke dufate agakiza gusa, twe kugira ngo nibigera nimugoroba noneho twongere dufate inkoni. Rero Donati, reka nkubwire, numva tuzakomeza gutumira n'ikindi gihe, kuko numva uko ngenda tubonana ariko ibintu bigenda birushaho kwipanda, numva mfite amatsiko menshi yo kumenya ubuhamya bwawe burambuye neza. Se mvuge ngo Donati yabashije kongera gusubira mu itorero akoreramo umurimo? Nasubiye mu itorero, nubwo nayorosaga ishashi ndi mu murimo, ndi mu itorero. Imvura yagwa ntahari ntahiriwe ngo nyirambureho, naza nkabura aho njyama, mbese byari bikomeye, ariko nkavuga inti kuko umwami Imana azantabara. Nakomeje kwiringira Imana. Urakoze cyane. Ese ko umwami Imana azagutabara nk'iyo abaririmbyi bazaga kugusura bagusuraga hehe batabona intebe, batabona iki? Ntabwo abakristo ba Karongi basurana? Icyo gihe rero ndi muri icyo kigeragezo ntawe ari bunsure. Okay. Bivuze ngo iyo uri mu ishuri ryawe kandi iyo uri mu kigeragezo cyawe ukibamo wenyine. Rero muri iyi Migabane 2 TV, muri iki kiganiro turimo cy'indorerwamo y'umuryango, aho abantu benshi bakomeretse, abagabo bakomerekejwe n'abagore, twavuze ku mugore gusa, ariko n'ubutaha tuzatumira n'umugabo. Ntekereza ko akababaro k'umugabo ari nako kaba kari hejuru cyane, bo batabasha na arrangement yo kwibeshaho. Ariko tubigenze dute? Twebwe twakijijwe, twakomoye imitima y'abantu, twakwitonze tukareba ko twageza imperuka. Biragoye, ndabizi ko bigoye kuri uyu mugoroba w'isi gukizwa neza no gukomera ku Mana yacu. Wavuze ngo wikomeje ku rutare, navuga rero ngo ukomeze n'ubundi wikomeze ku rutare. Hanyuma mu kindi kiganiro nzakutumira nanone utubwire ikintu ukoresha ugatunga abana 3, ya nzu mbi mwayivuyemo. Twaje kuyivamo. Uno munsi urinde mu munota umwe dusigaranye. Naje kuva muri ya nzu ko byari bikomeye yenda kungwaho. Imana ikinzira, ubundi mu nzu nziza ncururizamo, nubwo atari iyanjye ari nkodesha, ariko mfite uko nyibayemo kandi nkumva ndashima Imana. Bivuze ngo wakora divorce ubuzima bukabaho kandi ntubore umutima, ariko twikomeze kuri Kristo, niwe uzatuyobora inzira. Ubutaha nzagutumira, umbwire icyo ucuruza, umbwire naho ucururiza, umbwire naho abanyarwanda bari mu gihugu no hanze yacyo bashobora kukubona bakagusanga. Wakoze kandi nanone kongera kwigomwa ugarenga iriya misozi yose ya Karongi, Ngororero, Muhanga, Kamonyi, ukinjira mu mujyi wa Kigali, ukaza kudusanga kuri televiziyo Imigabane 2 TV, wongeye kuza kuzura imbaraga z'Imana no kubwira isi aho Imana yagukuye. Warakoze rero, ubushize turi kumwe ni wowe wasenze, reka nanjye uno munsi ngusengere kugira ngo dutandukane neza. Imana iduhana umugisha. Data wa twese mwiza, tugushimiye nanone ko warinze Donatira akageza kuri uyu munsi twongeye kutumutumiriraho, kandi tugushimiye ko wamurinze ukamurindana n'abana, kandi natwe tugushimiye ko wadushoboje gutambutsa iki kiganiro, uduha andi maso y'umwuka kugira ngo twongere kubona ku Migabane 2.
tugushimiye iyo neza rero, tuguhaye urugendo rwacu kugira ngo abe ari wowe uzarusohoza. niko Zaburi yavuze ngo twikoreze Uwiteka urugendo rwacu kuko ari we uzarusohoza. natwe tukwikoreje urugendo rwacu rw'ingo, rw'umuryango tuvukamo, rw'imiryango twashatsemo, kugira ngo ube ari wowe uzarusohoza, nk'uko uno munsi uri gusohoza urwanjye na Donatira n'urw'abandi bantu bose badukurikiye, maze ugende womore ibikomere abantu batewe n'imiryango, kuko uri Imana yacu. urakoze, urakarama, ni mu izina rya Yesu tukikwizeye, amen.